Yes, turi kumwe na Maître Nyembo Emeline, ni umwunganizi wa Ishimwe Dieudonné. Ari mu modoka ye aratashye. Urubanza rurasubitswe ruzongera kuburanishwa kwa 15 Nzeri. Maître Nyembo, nyuma yuko mwari mwiteze ko mugiye kuburana ku kimenyetso gishya cyangwa se ikimenyetso cyashizwemo kwa 23 Kamena cy'ubushinjacyaha, bikaba bigenze bitya, mubyakiriye mute, mwavuga iki? Ntabwo navuga ko tubyishimiye kubera ko amategeko aberaho kubahirizwa. Nimba impande zose ziba zigomba gutanga ibimenyetso by'ibyo zireguza cyangwa se zisobanura bigashyirwaho mu gihe uko umushinga amategeko yabitenganyije, kubishyiraho uyu munsi saa 7 za nijoro nkurikije uko urukiko rwabivuze, ngira ngo benshi bari bahari sibyo nivugiye, muzi neza ko urubanza rugomba kuburanishwa uyu munsi ari n'impamvu ari mwe mwatanze yo kugira ngo urubanza rusubike. Ndabibonamo ikibazo, ariko Imana ishimwe ko dufite inkiko zikurikiriza amategeko. Nakomeje kugaragaza ko nizeye ubutabera, kuba bemeje ko itegeko nshinga ari ryo tegeko nshingiro ryubahirizwa mu ngingo ya 29 point ya mbere ari ya mbere ivuga ko buri muntu afite uburenganzira bwo kumenya ibyo aregwa, bwo kuhabwa umwanya wo kubyireguraho, bwo guhabwa donc droit yo guhabwa umuntu umunganira. Ningingo l'article 29 alinéa ya mbere ya constitution uko yavuguruye nibyo urukiko rwemeje. Imana ishimwe ko dufite inkiko zikurikiza amategeko. Abanizera ko ari wenda bitazasubira kuko twagaragaje impungenge uwo twunganira urumva ari muri dilemme, reka mbyite dilemme. Buri munsi ejo hatazaza ikindi kuko bigiye kuri ya nejo bazana ikindi, ejo akaza ikindi, ariko tureka twizere ko ari yo nshuro ya nyuma bigenda kuri. Gusa nyine twatunguwe, ntabwo natinya kuvuga cyangwa se ntabwo nahisha kuvuga yuko tutatunguye, ariko twizeye ubutabera. Mwakomeje gusaba ko amajwi y'umwimerere yagaragazwa n'ubushinjacyaha kuko ari ikimenyetso bagaragaje ko gishinja uwo mwunganira. Baravuga bati umwimerere nuko dufite raporo ya Rwanda Forensic Laboratory kandi yatugezeho natwe itinze. Icyo kintu mukivuga iki? Ibyo tuzabyireguraho mu rubanza. Wenda mbere yuko mbareka kugira ngo mukomeze, reka nkubaze ikindi kintu kimwe nkurikije ko mwe mwireguye muvuga, mwavuga musaba ko iki kimenyetso cyateshwa agaciro cyangwa se ibingibi ubushinjacyaha bwazanye byateshwa agaciro, ariko mu gihe bitateshwa agaciro mukabiburanaho, muriteguye kongera kuburana kuri iki kintu? Kubiburanaho ni ugutanga ubusobanuro kuri byo. Kubiburanaho tuvuga ni ugutanga ubusobanuro kuri byo. Nta kuntu urumva niyo mpamvu babisubitse, donc tugiye gutegura réplique zacu kugira ngo natwe tuzazitangira ubusobanuro neza. Urubanza rushyizwe nyuma y'andi mezi ajya kuba 2 niko nabivuga, kubera impamvu zumvikana zatanzwe n'urukiko, ariko kandi umucamanza yavuze ati bibaye byiza uru rubanza noneho rwanasomwa rukava mu nzira. Ni iyo mvugo y'umucamanza hari icyo yaberetse kubijyanye n'urubanza murimo? Yatweretse nyine ko nabo aho bigeze bifuza ko urubanza ruburanishwa rukarangira. Buryo ubutabera bwiza yego n'ubutangiwe igihe kubahirijwe ibisabwa n'umushinga amategeko yashyizeho. Reka mvuge ko ubutabera ari ubwubahirije amategeko kandi bugatangirwa igihe. Donc nabo bari conscient, inkiko nazo ziri, urukiko narwo ruri conscient yuko bimaze gutsinda. Bimaze gutsinda, ubutabera ni butangiye. Ikibazo cya nyuma Maître Nyembo, kuba ubushinjacyaha buri gukomeza gutya buzana ibimenyetso bishya, buzana ibintu bishya, mwabifata nko kubituniraho kwigiza nkana, mubifata mute? Ibyo n'urukiko ruzabyemeza, nibwo ruzemeza ko mu baburana hari uwigizaga nkana. Mubibona iburanisha rirapfundikiwe, Ishimwe Dieudonné akaba asubiye ku icumbi iwe mu rugo nyuma yuko urubanza rutaburanishijwe nk'uko byitezwe. Ishimwe Dieudonné nk'uko mubibona nuko nguko agiye, akaba ajyanwe n'ihogoza rye Miss Iradukunda Elsa. Urubanza rukaba rwongeye gusubikwa ku yindi nshuro nyuma yuko ibimenyetso by'ubushinjacyaha byageze muri systeme ahagana mu masaa 7 n'igice z'ijoro. Amajwi akaba yaherekejwe na raporo ya Rwanda Forensic Laboratory. Nyuma yo kwiherera ku buhande rwa Ishimwe Dieudonné ahagana mu masaa 3:47 Prince Kid n'abamwunganira bongeye kwinjira basaba urukiko ko rwatesha agaciro iyi raporo yaje nk'ikimenyetso cyunganira ikimenyetso cy'amajwi, dore ko mwiburanisha ryo kuwa 28 Mata aya majwi yari yaburanishijweho ubushinjacyaha
busabwa ko bwazazana amajwi y'umwimerere. Bityo rero nk'uko mubibona hano ku rukiko uko byari byifashe, umucamanza yasabye Prince Kid n'abamwunganira kugira icyo bavuga nyuma yo kwiherera. Bavuga ko aya majwi cyangwa se iyi raporo ya Rwanda Forensic Laboratory yerekeje amajwi yavuzwe ko ari ikimenyetso ubushinjacyaha bwazanye yateshwa agaciro. Maître Ngabo yasabye urukiko ko ibi byose ubushinjacyaha bwazanye byateshwa agaciro. Umucamanza asaba ubushinjacyaha kugira icyo buvuga ku busabe bwa Kid n'abamwunganira, maze uhagarariye ubushinjacyaha avuga ko raporo ya Rwanda Forensic Laboratory yabagezeho ejo, akaba ariyo mpamvu nabo bayishyizemo batinze ahagana mu saa 7:15 z'ijoro. Maître Ngabo na Maître Nyembo bongeye kugaragaza ko iyi raporo cyangwa se aya majwi atari umwimerere, maze nyuma yo kubisuzuma umucamanza avuga ko nk'uko nari nabibabwiye kuwa 28 Mata aya majwi yaburanyweho, avuga ko urukiko rushaka amajwi y'umwimerere, yongera kubishimangira, ariko avuga ko kuba ubushinjacyaha bwaratanze aya majwi kuwa 23 Kamena bwita ko ari ay'umwimerere ndetse na raporo yakozwe n'umuhanga. Avuga ko ihame mu mategeko ari uko ibimenyetso byose byemewe n'amategeko mu gihe byigiweho impaka. Avuga kandi ko irindi hame rivuga ko igihe cyose ikimenyetso cyabonekera cyaburanwaho, bityo rugasanga ishimwe akwiye guhabwa umwanya wo kwiregura akagira icyo abivugaho. Avuga ko icyo kuba kitazahabwa agaciro cyangwa kigateshwa agaciro icyo kizasuzumwa n'urukiko. Ibyo byose akaba yabivuze rero, akaba yahise afata umwanzuro w'uko iki kimenyetso ubushinjacyaha bwazanye cyangwa se iyi raporo y'ubushinjacyaha izaburanwaho. Abacamanza bafashe akanya bariherera, maze nyuma yo kubisuzuma bavuga ko mu kwezi gutaha ari ibiruhuko. Bavuga ko mu cyumweru gitaha bafite amahugurwa mu rukiko rwisumbuye, mu rukiko rukuru ndetse no mu rukiko rw'ikirenga. Bavuga ko rero ibi byose nyuma yo kubisuzuma banzuye ko uru rubanza rwazaburanishwa kuwa 15 Nzeri uyu mwaka. Umucamanza yasabye ababuranyi kureba niba iyo tariki ibanogeye, cyane cyane ko abunganira Kid mu mategeko, abashinjacyaha hari igihe bafite izindi manza. Bose rero banzura ko iyi tariki ntacyo itwaye, maze umucamanza yanzura ko kuri iyo tariki saa 3 za mu gitondo uru rubanza ruzaburanishwa. Anavuga ko nibigenda neza muri uku kwezi urubanza ruzasomwa ndetse rukava mu nzira. So rero Ishimwe Dieudonné nk'uko muri kugenda mubibona ku mashusho, yari yaje yiteguye kuburana. Umukunzi we Miss Iradukunda Elsa akaba n'umugore we niwe waje amutwaye, ni nawe umusubije iwe. So rero reka twizere ko bizagenda neza. Ishimwe Dieudonné yagaragaye afite igipfuko ku kuboko, bishoboka ko yagize nk'ikibazo cy'igikomere cyangwa akavunika nk'urutoki cyangwa se ukuboko, cyane cyane ko muri kubona ko band yizingiye ku kuboko hose. Rero ikindi kintu twababwira nuko uru rubanza ruzaburanishwa kuwa 15 Nzeri, bityo rero reka dutegereze tuzarebe icyo urukiko ruzanzura. Ntabwo navuga ko tubyishimiye kubera ko amategeko aberaho kubahirizwa. Nimba impande zose ziba zigomba gutanga ibimenyetso by'ibyo zireguza cyangwa se zisobanura bigashyirwaho mu gihe uko umushinga amategeko yabiteganyije, kubishyiraho uyu munsi saa 7 za nijoro nkurikije uko urukiko rwabivuze, ngira ngo benshi bari bahari sibyo nivugiye. Muzi neza ko urubanza rugomba kuburanishwa uyu munsi, ari n'impamvu ari mwe mwatanze yo kugira ngo urubanza rusubike. Ndabibonamo ikibazo, ariko Imana ishimwe ko dufite inkiko zikurikiriza amategeko. Nakomeje kugaragaza ko nizeye ubutabera, kuba bemeje ko itegeko nshinga ari ryo tegeko nshingiro ryubahirizwa mu ngingo ya 29 point ya mbere ari ya mbere, ivuga ko buri muntu afite uburenganzira bwo kumenya ibyo aregwa, bwo kuhabwa umwanya wo kubyireguraho, bwo guhabwa donc droit yo guhabwa umuntu umunganira. N'ingingo l'article 29 alinéa ya mbere ya constitution nk'uko yavuguruwe nibyo urukiko rwemeje. Imana ishimwe ko dufite inkiko zikurikiza amategeko. Haba nizera ko ari wenda bitazasubira, kuko twagaragaje impungenge uwo twunganira urumva ari muri dilemme, reka mbyite dilemme. Buri munsi ejo hatazaza ikindi, kuko bigiye kuri ya nejo bazana ikindi, ejo akaza ikindi.
ariko reka twizere ko ariyo nshuro ya nyuma bigenda kuri gusa nyine twatunguwe ntago natinya kuvuga cyangwa se ntago nahisha kuvuga yuko tutatunguye ariko twizeye ubutabera. Mwakomeje gusaba ko amajwi y'umwimerere yagaragazwa n'ubushinjacyaha kuko ari ikimenyetso bagaragaje ko gishinja uwo mwunganira. Baravuga bati umwimerere nuko dufite raporo ya Rwanda Forensic Laboratory kandi yatugezeho natwe itinze. Icyo kirimo kivuga iki? Ibyo tuzabyireguraho mu rubanza. Wenda mbere yuko mbareka kugira ngo mukomeze reka nkubaze ikindi kintu kimwe nkurikije ko mwe mwireguye muvuga mwavuga musaba ko iki kimenyetso cyateshwa agaciro cyangwa se ibingibi ubushinjacyaha bwazanye byateshwa agaciro ariko mu gihe bitateshwa agaciro mukabiburanaho muriteguye kongera kuburana kuri iki kintu? Kubiburanaho ni ugutanga ubusobanuro kuri byo. Kubiburanaho tuvuga ni ugutanga ubusobanuro kuri byo. Nta kuntu urumva niyo mpamvu babisubitse donc tugiye gutegura réplique zacu kugira ngo natwe tuzazitange ubusobanuro neza. Urubanza rushyizwe nyuma y'andi mezi ajya kuba 2 niko nabivuga kubera impamvu zumvikana zatanzwe n'urukiko ariko kandi umucamanza yavuze ati bibaye byiza uru rubanza noneho rwanasomwa rukava mu nzira. Ni iyo mvugo y'umucamanza hari icyo yaberetse kubijyanye n'urubanza murimo? Yatweretse nyine ko nabo aho bigeze bifuza ko urubanza ruburanishwa rukarangira. Buryo ubutabera bwiza yego n'ubutangiwe igihe kubahirijwe ibisabwa n'umushinga amategeko yashyizeho. Reka mvuge ko ubutabera ari ubwubahirije amategeko kandi bugatangirwa igihe. Donc nabo bari conscient yiko nazo ziriko urukiko narwo ruri conscient yuko bimaze gutsinda. Bimaze gutsinda ubutabera ni butangiye. Ikibazo cya nyuma Maître Nyembo kuba ubushinjacyaha buri gukomeza gutya buzana ibimenyetso bishya buzana ibintu bishya mwabifata nko kubituniraho kwigiza nkana mu bifata muti? Ibyo n'urukiko ruzabyemeza nibwo ruzemeza ko mu baburana hari uwigizaga nkana.